nimfata umuhoro harapfa umuntu, nanjye ntabwo nshaka umuntu umenyera. Icyo kiri mu ipantaro kidashaka gutuza cyabaye gite? Iteka iyo ngize ngo nkuvuzeho uratonoma cyane. Ese wa mugabo we koko kuki wambujije amahoro? Maze wa mugore utamenyera ntagukubita nka kwasu gapfira sona. Nguko bakomeje kubana ariko babana mu bibazo gusa byo mu rugo ndetse n'amakimbirane make yo mu rugo. Iki gihe rero amakimbirane yabaye menshi, bakomeza kurwana ndetse n'ibindi, ariko umugore kwihangana bimunaniye, yahamagaye inshuti ze ziza kureba, ariko ababwira ko agiye kugenda bitewe n'uko yananiwe n'umugabo. Uyu mugore kwihangana byaramunaniye, afata umwanzuro wo gusubira iwabo, afata umwanzuro wo gutaha, ababwira ati umugabo wanjye yarananiye, mubwira guhinduka byaranze, imigeri, ingume, imfunsi n'ibindi, ibyo nibyo ndaraho, ndaranziritse nk'ihene. Ati bana banjye murabeho, njyewe nisemo kugenda, ndabona ko uyu mubereho ntayishobora. Umugore akigenda abana bararize cyane, umugabo abura uko abigenza, abana baramuriranye, areba epfo areba ruguru, yicuza kujya kuzana. Madamu garuka, njyewe ndihannye. Madamu mbabarira madamu rwose, njyewe ndihannye. Vayo twubake noneho urugo rwacu ruba urugo rw'urukundo, ruba urugo rw'intsinzi, ruba urugo rwiza. Nemeye guhinduka, mbabarira ndakwinginze rwose, dore ndahindutse rwose, inzoga, abagore n'ibindi byose dore ndapfukamye rwose. Madamu mbabarira, vayo twubake urugo rwacu ruba urugo rwiza. Amakimbirane yo mu rugo njyewe ndayihannye, kurwana mu rugo